huye n'ibyo Kayumba avuga kuri leta yanyu. Kayumba aravuga ati dore ibyo mukora ni ibi, dore iki n'iki n'iki n'iki, hanyuma mwebwe muri hehe kugira ngo musobanure ibyo mukora, aho kujya gutangira ngo arya byinshi, ngo arya bike, ngo araragona, ngo hanyuma ngo agasura, ngo akagira ibyo nk'ubwo ibyo ngibyo bimara iki? Ibyo ni ibintu koko cy'abantu b'abajenerali. Ibi rero mubona Kabare bavuga nibyo ba Tom Ndahiro bahita bafata, nibyo ba Sumani bahita bamanuka, nibyo ba Rukerenere bakaza bagakora la même chose kuri batwebwe. Baraza bakareba abantu bari abasope bagenzi bacu, turabemera, ntago tudahakana ko abenshi twabanaga mu Rwanda. Ntabwo uzabonamo umuntu avuye i Bugande arimo avuga umuntu nka Matata, cyangwa arimo avuga umuntu nka Jean Paul, cyangwa arimo avuga oya. Usibye gutukana, nka ba Rugema bigeze gutukana, nabwo barakajwe nyine ngo nuko nagiye muri guverinoma, birabarakaza gusa kubera ka kantu k'ubuvantara kabakibarimo katari kabashiramo. Ariko ntago baza ngo bahere ngo mwaga iki, kuko kamemu ntago babizi. Hanyuma rero bashaka abo ngabo babaga mu Rwanda. Abo babaga mu Rwanda bafite tant de dosiye zipanze zingana gutyo umurundo, ariko ntabwo bazivugaho. Bahita baza bakajya kuvuga ku wundi muntu, bakajya no guhimba, bagahimba. Bamwe twabaye abanyamahanga, abandi tubabajura, abandi tubabasambaye, abandi tubiki, ariko akaba ari dosiye monte. Mbese sinabona ukuntu bisobanura. Reka rero dutangire. Bwana Matata Joseph, ikiganiro cyacu kirahera aho ngaho. Mu gihe urimo uvuga, ndaza gushaka ifoto y'ikiganiro twakizeho, kiriho urutonde list amafoto y'abo bantu bose, ku buryo no kuza gusobanura wenda biza kutworohera no korohera abadukurikiye mu gihe waba uriho usobanura, kugira ngo abantu bamenye ngo abo tuvuga ni bande. Ntago bose bakwiriweho, ariko kamimo abagaragara cyane ab'ingenzi twabashije kubashyiraho kugira ngo abantu batangire bige umuco wo kunenga ikintu, ariko mu buryo bwo kubaka. Kunenga umuntu wubaka, apana kunenga umuntu ujya kumugaragura mu byondo ngo uyu n'uyu, ngo ise ngo yari interahamwe, ngo ise ngo yari umujura, ngo ise ngo yagize gute. Bagafata ababyeyi bakabambika ubusa, bagafata abandi bakabakuzamo amada, babahimbira bagira gute. Ibyo byose ni umuco wa FPR turawuzi, ari nabyo birimo gukurura ikintu gikomeye cyane muri iyi minsi, frustration ku muntu wasangaga ari umuntu utarangwaho n'ibyo, ukumva arimo aratukana ibitutsi bya gishumba kuri social media. Social media y'uyu munsi muze kuyikurikirana ku Banyarwanda, urumva ibitutsi aha, urumva igitutsi hariya, urumva benda kwicana, urumva umuntu utinyuwe kuri social media akabwira undi ngo nzaguca igihanga. No, urumva umuntu ntabwo yibuka ko arimo gukora icyaha, ntabwo yibuka ko arimo gukora icyaha. Donc ubaye Al-Qaeda, ugiye gukoresha imbuga nkoranyambaga, uteye umuntu ubwoba, urangije unagerekaho kuzamushakisha ukamuca igihanga. Reka tuvuge ko uwo muntu agiye agasitara akikubita hasi agapfa, d'office bahita bafata wowe kubera ko wabyiyemereye kuzamuca igihanga. Abanyarwanda dutangiye guta umurongo w'ibyo turimo kubera izi game za FPR, kubera izi game ya FPR. Bumva umuntu igihungu cy'ibisatsi kiyogoshesheje inyogosho ntamenya, gitukana kubi, akaza gatukana, noneho abantu uko babyumviriza nabo bikabajyamo, umujinya ukazamuka, nawe mu gitondo akabyuka yatukanye. Ni umuco tukwiriye gukwepa, tukawugendera kure, tugakomeza tugahonda hari ahantu ho kubwiza FPR amafuti yayo n'amanyanga yayo, tukababwiza ukuri, tugakangura rubanda, tugakangura Abanyarwanda, ariko gutukana tukabikwepa kuko si umuco waranze abasope habe na rimwe. Ijambo ni ryawe Bwana Joseph Matata. Uri kuri mute? Okay. Urakoze cyane kumpa ijambo. Ibi biratugarura ikiganiro. Uzi ko mutangira Radio Ikamba ntabwo nayizanyweho no kuza gusobanura ikibazo nabonaga barimo kubatera amabuye, muvuga muti hari abasope hakaba n'abavantara. Tugenza kubasobanura ko abavantara bari abavandimwe, bagombaga no kwitwara kivandimwe, bakaba barahisemo
kwitwara nk'abavantara, tuza no kubona umuco wabo uranga abo bavantara cyangwa abo biyambuye ubuvandimwe, noneho bazana umuco utari usanzweho mu Bugegera, nibura ku mugaragaro abantu biyubashye, nta na rimwe bari barigeze bitwara nk'ingegera. Inkotanyi nizo zazanye Ubugegera mu Rwanda, ziraza ziriba nyine nk'izindi ngegera, zikora mu mifuko, zibomora amazu, zirasahura zijyana i Bugande, ziba ibintu bya leta, ziba ibintu by'abantu ku giti cyabo, zisenya amazu y'abaturage, harimo wenda n'amazu yagombye kugira akamaro igihugu, cyangwa se niba banavuga ngo umuntu baramurega jenoside, nibura bakazahera aho ngaho bishyura abo yacucuye cyangwa abo yahemukiye cyangwa abo yiciye. Baraza basenya ibintu byose, bazana umujinya, bica abantu batagira ingano, bahura n'umuntu bakamuhondagura, bakamwica agapfa, cyangwa bakamurasa, cyangwa bakamuniga, cyangwa bakamukubita ifumu. Byose ni ibintu twagiye tubamo tubibona. Mbese bazanye umujinya w'umuranduranzuzi, baza batazi neza ikibazanye, n'uyu munsi ntabwo baramenya neza icyabazanye. Nacyo kibazo bafite. Kuyobora igihugu byo byarabananiye, ngira ngo iyo umuntu abibabwiye bararakara, ariko nabo ubwabo barabibona ko byabayobeye. Akabazo gato kangana urwara abaturage bababaza, Perezida Paul Kagame ajya ahantu mu giturage bakamubaza, wajya kubona ukabona biramuyobeye, agahamagara ngo niko ngo meya hano ari hehe, ugasanga byamuyobeye. Cyangwa minisita ari none se minisita ubone waramubujije gutekereza, ukamubuza kureba kure, ukamubuza gutega amatwi abaturage, ahubwo ukamwigisha Ubugegera kandi yaravutse atari ingegera. Ni ngombwa ko Ubugegera buramutonda, ntabwo rero umuntu wese yagenewe kuba ingegera. Ni nacyo gituma ubona aba basumani barimo gushora muri ibi bintu byabo mu ntambara y'Ubugegera. Yarabananiye kuko nyine baragenda bagasakuma ibintu bidafite umutwe n'akabuno, bikabagora.